Muri Jela Kitchen tuzajya tubagezaho uburyo wategura amafunguro atandukanye n'akamaro kayo. Hello. Wakoze kubana nanjye nagarutse ni Janita Isenge aha ni muri Jela Kitchen ni mu gikoni wacu aho tukwereka uburyo wategura amafunguro atandukanye, amafunguro rwose meza ryoshye ukayategura iwawe mu rugo ku buryo bworoshye bwiza kandi bwihuse. Uyu munsi nagashya ko tugiye kubategurira inyama y'ingurube cyangwa se akabenzi. Benshi mukazi mu kabare ntabwo muzi uburyo gategurwa iwanyu mu rugo kandi murabizi ibintu turimo tubare ntabwo dukora neza, so ugomba kumenya ukitegurira iwawe mu rugo ku buryo igihe ugashatse atari ngombwa gushaka akabare cyangwa ahandi ujya kukarira. Karibu rero bino nkwereka uburyo akabenzi gakorwa. Nkuko mureba ngiyi inyama y'ingurube mwese benshi muzi akabenzi. Ubu tugiye gutangira dukatemo uduce dutoya turinganiye kugira ngo tuze duhiye neza, kuko murabizi inyama y'ingurube yidahiye neza ishobora gutera ibibazo byinshi bitandukanye ku buzima bwawe. Aha rero ndakatamo uduce duto. Arimalish.net ni urubuga rwandika ku mirire ruvuga ko inyama y'ingurube ikungahaye kuri vitamine B1 ituma umubiri ugira imbaraga cyane cyane bitewe n'ibinure ifite. Ingurube kandi ikungahaye kuri vitamine K ifasha amaraso gutembera neza ndetse igafasha n'amagufa gukomera. Inyama y'ingurube ikungahaye ku butare fer, cyane cyane iyo umubiri w'umuntu udafite ubutare bwinshi agirwa inama yo kuyirya, ariko cyane cyane umwijima wayo. Gusa kandi inyama y'ingurube iyo idateguwe neza ngo uyiteke ishye bishobora kuba byagira ingaruka ku mubiri w'umuntu, bishobora kuba byagira ingaruka ku muntu wese wayirya. Shyiramo utuvuta duke cyane ku isafuriya yanjye yamaze gushyuha. Utu tuvuta ntabwo ari utwo gukaranga, ahubwo ni ukugira ngo za nyama zanjye zitaza gufata hasi. Murabizi inyama z'ingurube ziba zirimo amavuta, zigira ibinure byinshi, niyo mpamvu tugiye kuzishyira kuri iyi safuriya kugira ngo ya mavuta abanza akamukemo. Ndabanzamo utuvuta hasi rero kugira ngo zitaza gufata hasi. Ntabwo ari papasi yo kugira ngo tuzikaranga, ahubwo ni ukugira ngo zitaza gufata hasi. Nkuko mubibona rero inyama zanjye maze kuzikatamo uduce duto tugiye kuzisiga indimu kugira ngo indimu murabizi yongera texture cyangwa se uburyohe bw'inyama, ikanaza kurinda inyama microbe cyangwa ikica ama microbe yaba ari kuri izi inyama zacu z'ingurube. Nkuko mwabibonye ni akabenzi, tugomba rero kukitaho cyane kugira ngo kadashobora kuba kagira ingaruka ku buzima bw'umuntu ushobora kurya izi nyama. Ni umutobe w'indimu. Shyiramo gakeya kugira ngo murabizi indimu aba ari citric acid kandi igira ukuntu ipika cyane. Iyo ushyizemo nyinshi ushobora kuzana indigu mu nyama. Inyama zacu rero turagenda tuzihindura kugira ngo zitaza gufata hasi. Urabona ko zatangiye kubyara mu mavuta. Bapfundikira kugira ngo umwuka uheremo, numara guheramo za nyama zibyara amavuta, kuko ngo ya mavuta yose bya binure byose birimo tubikamuremo, ubundi tuze kuziteka ku ruhande zamaze gutandukana n'aya mavuta yazo.
amazi tugiye kongera kureka iminota 5 dupfundikiye amazi yose akomeza akamuke, ubundi mu kanya tugaruke tuzikaranga. Ndabona ko zizakomeje kubyara amazi, kugira rero ngo uzize kuburisira neza ko zahiye nuko twareka aya mazi agakamukamo yose agashiramo, ubundi tukabona gushyiramo ibirungo. Aya mazi yose agomba gushiramo, ari nako inyama zacu zigenda zishya. Ngira ngo murabona neza noneho ko inyama zacu zamaze gukamuka, amavuta yamaze kwiteka. Ubu tugiye kuzikuramo tuzishyire mu yindi safuriya tuzitandukanye n'aya mavuta, ubundi tubone dushyiremo ibindi birungo dukeneye. Rero tugeze mu mwanya wo gushyiramo ibirungo. Urabona ibi ni ibitunguru by'umutuku, dushyiremo na puwavuro ndetse n'inyanya. Ibirungo byacu rero bimaze kugeramo byose, ubu tugiye gupfundikira izi nyanya n'ibi birungo bindi dushyizemo nabyo bize gushya, ubundi tugaruke mu kanya. Ngira ngo urabibona neza, inyama zacu zamaze gushya neza, tugeze mu mwanya wo kuzarura tukazitegura ku meza. Mwazibonye rero akabenzi kacu karahiye, wabonye ko ari ibintu byoroshye, gakoze neza mu gihe gito, wabonye ko nta bintu byinshi twakoresheje, nawe wawe ushobora kugategura ukaza kuryoherwa wibereye iwawe mu rugo. Mwakoze kubana nanjye rero, nayo Jela Ndayisenge, nizere ko wakoze subscribe kugira ngo ujye ubona ibindi biganiro twaguteguriye, ubibone byihuse bikugereho vuba. Kandi niba hari ibyo wifuza ko twaza gutegura ubutaha, shyira muri comment ibyo wifuza ko twaza gutegurira ubutaha tuzabikora. Bye bye, wakoze kubana nanjye, ciao, naho ubutaha.